kugira ngo twihutishe buryo mwete ndabizi twatinze twageze gute ariko nta kibazo bibaho mu buzima. Hari ikintu ndi buvugeho ku muvandimwe yarega umuvandimwe yavutse mbere yuko nyine ndaza kugaruka nyuma, ariko ikintu mwigiraho cya mbere ni umuntu ukipinga time. Abandi twese rero ushobora kuba twagize, ariko ni umuntu kabisa kuri time ari very punctual. Ni ikintu namwigiyeho kandi kingirira umugisha cyane nanjye. Twaje hano twese turabavandimwe no kuganira, hari abo tudaherukana, hari abo umutepe meruka kumubona nubwo namuzi izina, ariko meruka kumubona muri proposal yanyu. Ubwo urumva rero turaherukanye n'uyu nawe muri proposal, nawe muri proposal na wedding cyokora amasura nawe yego niko bimeze. So urumva rero biba bikwiye kugira ngo tunaganire, tubazanye amakuru, tubaze ko twese turi amahoro, nubwo nyine twageze hano turi amahoro yego, ariko ni byiza kugira ngo twese tugire ubwo bumwe. To you. Yes.
tubana ubundi yajyaga azikora ari single na ba sister we, so niyo mpamvu nashaka iba special, nafite amagift menshi yo kumuha, rero ni iya mbere akoze ndi umugore we. So numvaga nta byinshi ariko tuzera ko niba ari byinshi ni ya kane ntungazi kirimo ariko yeah, this is the gift. Merci beaucoup. Tugejeje izindi gift. Tugejeje izindi gift. Okay, umugabo mwiza cyane kabisa, akwiye ibyiza byose bibaho. Nijoro twagiye kumubetera muri famiye ariko yarazi ko byarangiye. So uri umugabo mwiza, uri umutware mwiza, uri inshuti nziza, uri best friend, icyo bita best friend, inkoramutima mene magambo, sibyo? Bari kunyumva muri mushaka amagifti ni inkoramutima yanjye. Ndabashimiye cyane from my heart. Kuri iteka bamugisha. Abantu bari kuri groupe mwabonye harimo batashoboye kuboneka ariko ndabashimiye cyane. Uyu mupampe rero ni umupampe bwa mbere duhura twahuriye mu kazi. Usanzwe nyine mu kazi nuko wajya gusobanura akazi bakaguha basanga arimo. Ahubwo n'akazi kaba umugisha wundi mu buryo bw'uburenganzira. So ndamushimira ko yabaye inshuti nziza, niba ko ufite neza, ndamufasha neza cyane. Umuntu wanjye nawe utingaho buri kintu cyose isaha n'isaha. Icyo mukundira ni uko we ari umuntu nk'uko ndi free nawe free. Iwacu ntabwo tugira protocol. Iwanjye nako cyangwa iwacu nta protocol tugira. Uko ubyumva ni kubikora. Kandi mbona biduhesha amahoro. Nkunda ko iyo afite icyifuzo akingezaho, afite icyifuzo agimugezaho. Muri iyi minsi telefone yari yabaye bize ariko ndakubabarira kumenya impamvu telefone yari bize. Ntawe kiri kugutereta tumuga tumafata telefone. So ndashima Imana ko kuko yamushyize mu buzima bwanjye, ndashima Imana ko yamundiye umuryango, nanjye ndumva ko muri shaka bashyize mukundira umuryango, nizera ko ari eko. So turashima Imana ko aho tugeze uyu munsi tugiye kumara hafi amezi agera muri angahe tubanye, ibintu ni umunyenga cyane. natwe nibyo twifuza rwose. Natwe nibyo twifuza. Undi utarajyayo imitima iba ari ibintu uvuga se biriya bintu nibyo uriya muntu se bimeze gutya, ariko iyo wageze akora ko biterwa. Ibyo dufite turabifuriza namwe mutaragera hano hantu twageze, kandi nizera ko ubuhamya nanga na musafiri yagutanga twashatse mu muryango mwiza, umuryango ukunda, umuryango n'abagore bakunda cyane ari batwitaho nk'uko mubyumva. So turabashimiye cyane, ndagushimiye cyane. Barabyumva cyane. Yarasigaye mu muryango none. So mu by'ukuri madamu ndagushimiye cyane, ashimira gahunda urabizi kuba gift wampaye n'izindi warayimpaye n'iziko byarangiye ariko ziko bimashe. Hari n'izindi zirazi. Ndagushimiye cyane aho wese urabikunda kandi wese ko sibyo. Soza rero Imana mwese duhana umugisha twese, sibyo cyane, duhana umugisha. Ijambo rya nyuma nababwira cyangwa nabifuza tuzabonera mu gihe twese. Kabisa.
azamurika kabisa aho niho engeri aho niho end game hano mu buzima ubundi principal ni imwe gira urukundo ijoro ni iryawe ikintu cya mbere ibindi bintu bya protocole nyinshi by'amagare biraho ariko icya mbere ni urukundo iyo ufite urukundo ufite imana muri wowe kandi ibyo bihagije sibyo sabe madamu rero sabe umugisha aho sabe umugisha mwese ibyo mwakoze n'ibindi bintu murakoze kuba uwo mugisha umwanya okay ariko mbere yuko nsenga bishaka gushimira abantu badufashije ku mafoto ndetse no ku mavideo no kuri video ndabashimira cyane pe ntabwo byari byoroshye ariko manzi we ndabashimira yakoze cyane ndashimira nanone Twishime wakoze cyane kuri kamera kuri video Imana imugisha cyane so ndabishimira cyane ko watubaye hafi Imana ibahumugisha amafoto meza n'amashusho meza ubiteka umugisha ikindi kimwe nibagiwe kuvuga bari bazamura amatwi ndashimira sister wanjye wundi Germany twaje Niba nimugoroba bakoze ko hari barandira imbere so ndamushimira nubwo adahari anekerezaho cyane ndetse na brother wanjye witwa Amazi nawe ari muri Polande so na abantu nyine bacu ariko nyine baducitse ntabwo wifuza so Jemima nawe ndamushimiye ndabizi mwarose nabona nawe mbona ko nari mbizi so yanze ko yihangane nawe turamushimiye cyane waje na Benja n'abantu babana muri Germany hari yara nawe ndamushimiye Imana ibamugisha cyane n'abantu mwese mwanditse message mwese zose Imana ibamugisha na keke bagiye kwamamaza Ruya Mikeke Ruwanje akora amakeke wakoze iriya keke na chef keke turabashimiye kuko amakeke meza menshi maze kurya amakeke 3 umutsima wawe myinshi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, brother John. Happy birthday to you. Ziza wibuka itariki wavutseho ugira umunsi mwiza n'isabukuru nziza. We wish you all the best and blessings from above. We love you. Ciao. Umunsi mwiza w'amavuko. Imana iguhe umugisha brother. Ciao, ciao. Ciao.